kuvuga ngo mwami mwami, abo bose siko bazaraga ubwami bw'Imana. Oya, ahubwo Imana igiye kumanuka ishire ku mugaragaro ibyahishwe mu bwihisho no mu rwongorerano. Mu rwongorerano Imana izabishira ku mugaragaro, Imana izabishira ku karubanda. Imana rero irimo kwiyama umuntu wese witwa ko asenga ariko adasenga. Ndashaka gutangariza ko iyi Mana twakurikiye ari Imana ishobora byose. Ntago ari inkene, ndabigusubiriramo. Ntago ari umutindi. Oya, ahubwo kenshi abantu bamaze gucika intege bo ubwabo batangiye kwiremera ubucocero. Ubu ngubu abantu biremeye ubucocero. Ubu bucocero abantu biremeye ntago Imana izaceceka. Baravuze ngo Imana ntago izaceceka, ngo ahubwo Uwiteka agiye kumanuka gushaka ku mugaragaro ibyakorewe mu mwijima ibyo ari byo. Yumvise amakuru aturuka i Siyoni, umutima uraririmba kuko namenye ko imbohe zibohowe. Fata umwanzuro ugende iyo nzira y'agakiza. Gushimiye wowe udukurikira umunsi ku munsi, ndakwifuriza umugisha w'Imana kugira ngo imbaraga zikomeye z'Imana no gucyanwa ku Uwiteka bize kubana nawe. Uyu munsi wa none rero ngarutse kukubwira ubutumwa Imana yampaye kugira ngo wumve neza icyo Imana igushaka, wumve neza icyo Imana igambirira ku buzima bwawe, kandi bikiye mu ijambo ry'Imana. Imana ikunumyeho mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi wa none hari icyo Imana ishaka. Birashoboka ko waryumvise ariko rikuberera ishya kugira ngo ubuzima bwawe bwonge buhinduke, kugira ngo imbaraga zikomeye z'Uwiteka zize kubana nawe. Imana igushakaho iki rero? Nyemerera dusenge Imana. Ni Pasiteri Nshimiyimana Jean Marie Vianney. Ariko uyu munsi wa none reka mwingingire Imana kugira ngo Imana ikugire neza. Nyagasani Uwiteka, Imana ishobora byose, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutwari n'ubushobozi, Imana ifite gukomera, Imana ifite gukiranuka, Imana ifite imbaraga, Imana ifite uburinzi n'icyoro cyayo. Ureke bimanuke, uganze, utsinde, utegeke, kandi imbabazi zawe n'ubuntu bwawe Mwami Kristo Yesu bize kutubonekaho, bize kugaragara. Imbaraga zikomeye z'Imana, ubutware bukomeye bw'Uwiteka, ishoro cy'Imana n'amasezerano yawe bize kuboneka ku muntu wese. Ndaseze ngo Nyagasani mu izina rya Yesu Kristo, imbabazi zawe, ubuntu bwawe, amahoro yawe, gukomera kwawe, gukiranuka kwawe biganze, bitsinde, bitegeke, kuko ari wowe wenyine waremye isi n'ijuru. Ndakwinginze rero Yesu kugira ngo ukuboko kwawe n'ubuntu bwawe n'imbaraga zawe n'ubutwari bwawe n'ubushobozi bwawe n'icyoro cyawe no gukomera kw'Imana biganze, bitegeke, kandi iri jambo umuntu wese ugiye kuryumva, ubutumwa umuntu ugiye kubwumva wese yumva imbaraga zimanuka, yumva ubuntu bw'Imana bumanukira, yumva icyoro cy'Uwiteka kiza ku buzima bwe. Urakoze, ndagushimiye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana iguha umugisha, kandi marayika w'Imana akugote. Imbabazi z'Imana no gukomera k'Uwiteka bize ku buzima bwawe, icyoro cy'Imana kikuzenguruke, amasezerano y'Imana akuzenguruke, imbabazi z'Imana zikuzenguruke, gukomera k'Uwiteka kuze kuri wowe uyu munsi wa none. Haleluya. Jambo ry'Imana dusoma twarisanga mu byakozwe n'intumwa, ibice byaho ni 17. Turasoma ku murongo wawo wa 21. Ari ijambo ryita ryavuze ngo kuko abanyatenayi bose n'abasuhuke baho batagiraga icyo bakora kiretse gushyushya inkuru no kumva ibyadutse. Nuko Pawulo ahagarara hagati ya Areyopago aravuga ati, bagabo banyatenayi, mbonye muri byose ko mukabije kwibanda mu by'idini. Ubwo nagendagendaga nitegereza ibyo musenga, nasanze igicaniro cyanditsweho ngo icy'Imana itamenywa. Nuko iyo musenga mutayizi niyo mbabwira. Murongo wa 24. Imana yaremye isi n'ibiyirimo byose, iyo kuko ari yo mwami w'isi n'ijuru, niba mu nsengero zubatswe n'abantu. Haleluya. Bibiliya avuga ngo, akomeza avuga ngo, kandi nikorerwa n'amaboko y'abantu, nk'ugira icyo akennye.
reka mbabwire ko imana dukorera ari imana y'inkire, ni imana ishobora byose, ntago ari inkene nk'uko bamwe babyibwira, ntago ari umukene uza gusabiriza, oya, ahubwo imana dukorera ifite ubutware, ifite n'ubushobozi, ifite imbaraga, ifite uburinzi, ifite gukomera. Imana itugire neza cyane. Bibiliya yavuze ngo Pawulo ubwe we yabonaga ngo agenda ngo rwari mu rugendo rw'ivugabutumwa, agera muri Areopago aho muri Atenayi, asanga ngo abantu basenga, ariko mbere ngo asanze ngo uwo mujyi wose wuzuye ibishushanyo. Mureke mbabwire, muri iyi minsi abantu barimo gusenga ibishushanyo, barimo gusenga ibintu bitari imana, bimuye imana batangira gusenga abantu bimuye imana bariyimika, ariko sibyo imana ishaka. Abantu bimuye imana barimo gusenga ibintu bitagira umumaro, harimo n'abasenga telefoni, hari n'abasenga abapasitoro babo, hari n'abasenga ngo ba apotre nabo bariyimuye, bimuye imana nabo bariyimika, aho kugira ngo bimike imana bariyimuye, abandi bimuye imana nabo bariyimika. Ariko uyu munsi wa none imana irashaka ko abantu bagaruka. Bibiliya yavuze ngo abantu benshi bimuye imana, ahubwo batangiye ngo gushusha inkuru. Nimujya mu nsengero muzasanga abantu bakina ibintu bimeze nka komedi, muzasanga abantu reka kabishwe nuko zafunzwe, ariko byari bisigaye bikabije. Abantu kugira ngo bumve ijambo ry'Imana wasangaga bakina ibintu bimeze nka komedi, wasangaga bakina ibintu abantu bakirwa mu gitondo, bakava mu gitondo babyina bakageza isaha ya 8 babyina, abandi bacuragura, abandi bavuza amafirimbi, abandi utamye imbyino babyina bahenye. Mbese ni ibintu biteye isoni. Ahangaha rero Bibiliya yavuze ngo aho kugira ngo bavuge ijambo ry'Imana, aho kugira ngo basenge, aho kugira ngo bahimbaze izina ry'Uwiteka, ngo bakirirwa mu nkuru, mu gushusha inkuru. Reka mbabwire, ubu niba hari ahantu hari ibihuha, ni abantu bitwa abarokore. Mu ibihuha, inkuru zidashira, inkuru z'amanjwe, inkuru z'ubugambanyi, na handi ziri mu barokore. Ariko reka mbabwire, umunsi Imana yamanutse, ubuhanuzi bw'ibinyoma, ubuhanuzi bwo gusenya ingo, ubuhanuzi bw'amagambo y'amanjwe. Ariko Bibiliya yavuze ngo iyo migani y'abakecuru n'amagambo y'amanjwe ngo muzabyirinde, muzabijugunye kure. Uyu munsi wa none rero abantu bimuye imana, bimika ibigirwamana. Ariko mwaba pasitoro mwe, mwaba shumba mwe, mwaba apotre mwe, mwaba aririmbyi mwe, mwaba diyakoni mwe, umunsi Imana yamanutse igasanga mwarimitse ibyo bintu byo gushusha inkuru, Imana izazibahane. Kubera ko abantu babuze icyo kuvuga, babuze ngo imirimo, bahinduye ikintu cyitwa gushusha inkuru. Inkuru ubu nizo zihari akadutse kose. Bibiliya yavuze ngo bashushaga inkuru y'ibintu byose byadutse. Ariko hari ikintu gikwiriye gukorwa, akwiriye gukorwa kongera kwimika Imana mu mitima y'abantu, abantu bakongera bakimika Imana. Ariko Imana irarakaye, Imana yarambiwe. Hateye ikintu kimeze nk'ubujura, ubwesikoro butera mu bahanuzi, butera mu bashumba, butera mu bapotre, bo kwiba, bazana iby'amavuta. Ntabwo wasengera umuntu utamusize amavuta, ntabwo wasengera umuntu utamusize amazi, ntabwo wasengera umuntu ngo byemere ataguhaye igitambo, ataguhaye amafaranga. Ubwo bujura bimuye Imana, bimika ibigirwamana. Abantu bazi ko gusenga ibigirwamana ari kujya mu bapfumu gusa. Oya, hari abapfumu babigize umwuga, hari abapfumu bazwi. Ariko gusenga ibigirwamana si ukujya mu bapfumu gusa, ikintu cyose cyaguhindukira igishushanyo. Bibiliya yavuze ngo aha muri Atenayi ngo bari barujuje umujyi wose ibishushanyo. Abantu bujuje ibishushanyo mu mitima yabo, ibishushanyo by'ubusambanyi, ibishushanyo by'ubusinzi. No mu nzu y'Imana ngo hari abasinda, hari n'abapasitoro basinda, banywa n'inzoga. Abapasitoro basigaye babeshya,
abadiyakoni basigaye babeshya, n'uburozi ngo bwaradutse. Nigeze gutangazwa n'umupasitori umwe baroze mu nzu y'Imana, kandi ngo ni abapasiteri bagenzi babo. Abapasitori basigaye bagambanirana, abaririmbyi basigaye bagambanirana, abantu bagishaka gukizwa. Ariko umunsi Imana yamanutse, Imana igiye kumanuka ngo ishire ku mugaragaro ikintu cyose cyakorewe mu rwihisho. Imana irarakaye, Imana irarakaye, ije gushira ku mugaragaro ikintu cyose cyakorewe mu rwihisho. Uwiteka Imana tugire neza, Uwiteka Imana aturane amaso y'imbabazi, Uwiteka Imana aturwanirire uyu munsi wa none. Imana ibabajwe n'ibigirwamana. Hanyuma Bibiliya ivuga ngo Pawulo agenda muri Atenayi, abona ngo ibyo bakora, kandi bitwaga ko basenga, bitwaga ko bari mu nzu y'Imana, bitwaga ko aba bantu bahimbaza izina ry'Uwiteka. Ariko Bibiliya yavuze ngo abavuga ngo mwami mwami, abo bose siko bazaraga ubwami bw'Imana. Oya, ahubwo Imana igiye kumanuka ishire ku mugaragaro ibyahishwe mu rwihisho no mu rwongorerano. Mu rwongorerano Imana izabishira ku mugaragaro, Imana izabishira ku karubanda. Imana rero irimo kwiyama umuntu wese witwa ko asenga ariko adasenga. Irimo kwiyama umuntu wese. Abantu benshi baraguye kubera abahanuzi, abantu bakweduye inda bimura Imana. Ibyo byose rero Imana birambiwe. We mushumba, we muhanuzi, we muririmbyi, mudiyakoni, wimuye Imana ukimika ikigirwamana. Imana yavuze ngo garukiraho, kuko uwo munwa uhanurisha niwo Imana ije gufunga. Imana ije gufunga iminwa, niko Uwiteka avuze. Kandi ukora nabi azahembwa ibihwanye n'ibyo yakoze. Pawulo ngo aragenda ahagarara hagati ya Areopago, niko yatubwiye, ngo asanga igicaniro cy'Imana itazwi, itamenywa. Iki gicaniro ngo bari baracubatse bakagiha n'amaturo. Ubu hari abantu barimo gusenga imana zitazwi. Hari imana abantu bimitse, kandi izi mana bazisabira n'amaturo. Iyi mana ya mbere yimitswe itazwi ni umuhanuzi ujya guhanura akabanza akaka ibitambo. Iki ni igicaniro uyu muntu yubatse, ni icy'Imana itazwi, ni ikigirwamana yashizeho. Baza utange igitambo, baza utange amaturo, zanira televiziyo yawe. Igicaniro cy'Imana itazwi cy'igitambo cya miliyoni, cy'amadolari 1000. Iki ni igicaniro cy'Imana itazwi. Abantu babaye amabandi, abantu babaye amasega. Kandi Bibiliya yavuze ngo, Pawulo yavuze ngo nimara kugenda ngo amasega azinjira, ngo azarya umukumbi, kandi ubwo azawubabarira. Pawulo yari abizi ko ibi byose bizaba. Pawulo yari abizi, abwira abantu ngo muzagire ubwenge nimubona amasega bateye, nimubona aya mabandi abinjiranye, aba ngo muzagire ubwenge. Reka nkubwire inshuti yanjye, wahuye n'amabandi, wahuye n'amasega, ariko abakozi b'Imana baracyahari. Jambo ryavuze ngo rero Pawulo araza ahagarara muri Areopago, areba ngo nimwumve bene data, mwatewe n'amabandi, muterwa n'amasega, muterwa n'amasiha, ariko uyu munsi wa none aravuga ngo iyi Mana musenga mutayizi. Nje kubabwira Imana yaremye isi n'ijuru, nje kubabwira Imana ikomeye. Aravuga ngo iyi Mana ntabwo iba mu nsengero zubatswe n'abantu, iyi Mana ikorerwa n'amaboko y'abantu. Iyi Mana ntabwo ari inyane, ahubwo iyi Mana ishobora byose. Ni Imana ifite imbaraga, ni Imana ituye ahirengereye, ni Imana y'agakiza, ni Imana ibohora, ni Imana y'amasezerano, ni Imana ikomeye. Ndashaka gutangariza ko iyi Mana twakurikiye ari Imana ishobora byose. Ntabwo ari inkene, ndabigusubiriramo, ntabwo ari umutindi. Oya, ahubwo kenshi abantu bamaze gucika intege bo ubwabo batangiye kwiremera ubucocero. Ubu ngubu abantu biremeye ubucocero, ubucocero abantu biremeye, ntabwo Imana izaceceka.
baravuze ngo Imana ntabwo izaceceka, ngo ahubwo Uwiteka agiye kumanuka gushyira ku mugaragaro ibyakorewe mu mwijima ibyo ari byo byose. Biragusaba iki rero? Biragusaba ko uyu munsi uhindukira ukava mu byo wibwira. Umuntu wese akakira imbaraga y'Imana nk'inyembabazi, agafata Imana nk'inyamaboko. Haleluya. Hari abihaye amahoro mu mitima yabo, ariko aya mahoro wihaye, aya mahoro wiremeye, Imana avuga ngo utanga amahoro ni Kristo Yesu. Ni wakira ubuntu bw'Imana ukajya mu mbaraga z'Imana, ukava mu byo urimo, marayika w'Imana azakugirira neza. Ngiye gusengera Imana kugira ngo Uwiteka akurwanirire kandi umugambi w'Imana uze ku buzima bwawe. Sinzi ahantu wari uri, sinzi ibyo wagiyemo, sinzi ibyo wakikiyemo, sinzi aho uhagaze, ariko marayika w'Imana aracagushaka. Arashaka ngo garuka akugire neza, garuka akumurikire, garuka akwiteho. Uyu munsi wa none imbaraga zikomeye z'Imana ziracahagaze kugira ngo Uwiteka aze kubana nawe. Bibiliya iravuga ngo ahagarara hagati ya aya rupago, aravuga ngo bagabo banyatenayi, mwene data, ndakwingize ngo uyu munsi wa none hagarara muri Yesu, ugaragarire muri Yesu. Garagarira muri Yesu, wishaka kugaragarira mu gipastor, wishaka kugaragara mu gikristo. Oya, hagarara ugaragare muri Kristo Yesu, nimwo akubona. Yesu yaravuze ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, unyizera wese nzamugeza kwa Data. Haleluya. Unyizera wese Data azamwakira, unyizera wese Papa azamubona, unyizera wese Data azamwakira. Haleluya. Imana iguha umugisha mwene data, kandi marayika w'Imana akubonekere mu izina rya Yesu Kristo. Reka ngusengere Imana uyu munsi wa none, Imana iguha umugisha kandi Imana ikubabarire. Uwiteka Imana ishobora byose, Nyagasani Uwiteka Mwami, uri Imana y'inyembaraga, uri Imana yaremye isi n'ijuru, uri umuremyi wacu. Mu izina rya Yesu ndasenze ngo umuntu wese umugire neza, kandi umuntu wese umubabarire ibyaha yagendeyemo, ibyo yakoze, umugire neza, umucira inzira, mubabarire ibicumuro, mubabarire, umutabare, mubabarire, umurwanirire, mubabarire, umwiteho mu izina rya Yesu Kristo. Uhereye umunsi, uhereye aka kanya, uhereye isaha, ndasenze ngo mu izina rya Yesu Kristo, oh haleluya, ineza y'Imana imubonekeho, kandi ukuboko k'Uwiteka no gukiranuka biganze bitegeke. Byose ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.